ikinamico. Bakunzi ba Radio Rwanda namwe bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero Indamutsa rya RBA ryabateguriye umukino witwa Yahakuye inda y'akabati, wanditswe na Nitanga Donati, unonosorwa n'itorero Indamutsa. Mu busanzwe kubaka si ikintu cyo kujyamo wikinira. Hariho abantu bashakana n'abandi bagifite imitima ibiri, bakaba mu rugo umutima uri ahandi, bityo gutagaguza imitungo n'umubiri bikaba ibintu biborohera. Icyakora kenshi birangirira mu marira no kwicuza kudashira. Ariko se wowe utarashaka aho ntiwaba utekereza ko kwiyandarika ntacyo bitwaye kuko ntawe ubuhima? Nyamara urebye neza wasanga wihima ari wowe. Ahazaza hawe ukisanga hari mu kaga aho ngo waryaga ubusore cyangwa ubukumi bwawe. Dukurikire umukino. Ariko noneho wahanzweho si gusa. Nahanzweho. Wahanzweho nyine. Undi ni ibiki mu Bugande bagutamitse ku buryo uwaza unkankamira uryo. Urandorera ra. Hasi cyandikirayo. Ariko se binibikira. Mbaye ntaranica none urantera sente ariko ntabwo wumvisha umunaniro nibura mvanye kuri kare gasozi. Ubwo rero ngo warakajwe nuko nakubajije kubivuga kuri ya mwana atari uwanjye. Bitandakaza. Ikibazo ze kiri mu kukubaza ni ndakubwiye ngo ugomba kubimbwira kuko urugo n'urwanjye uranyumva. Nakoye. Nukoye si. Urugurinda urwito rwawe se warirongoye. Kuki njye utambara? Je ntabwo ndi nyiri urugo. Nyamara nakubwira ngo nta gaciro uma ukirirwa watumbye. Reka ururimi rugutamazi. Ngaho nibereye. Nkirirwa natumbye. Watumbye nyine. Unguzanye amahane. Amaze. Okay. Reka nkubise reka nguhuje kwiruhuke. Ubwo nyine ufite iby'uruhukamo. Genda rwose. Niko muko umuntu mujye yinjira hano nizabayo cyangwa niba abinjira bawe. Ngire nabangaba. Vugase taruko kareba nagasuzuguro kabi. Ndamwiboneye. Urabizi neza ko inzira itugeze muhisha munsi y'urugo rwanyu neza. Mubonye yinjira mu marembo n'amaso yanjye abiri. Ariko kanakumiro koko. Mwababyeyi ubundi nabagize nte koko. Nabagize nte ku buryo musanga mu rugo rwanyu mukaza kunshura bigeza. Ko mbibona harimo ikindi kintu. Uraho neza mwana wawe. Kumira sha. Nawe mama. Dore ngo umwinjira mwavugaga ngo uwo muje bukurikiye. Hajya ngo urugo n'urwawe. Nirukino rw'umwana wanjye. Waragiye urugero rwawe bwite nta mugabo utarwigera. Ntabwo zubundi wowe utumbitse bitamuhanga kututavuga. Ko nshaka bahungu mwe. Niko se mhu twende tw'umwana utujyanye. Jyanye he? Maze rero mumvire ku mugore. Ntabwo nabasabye umusanzu wo kuza kumva. Ndawe barakumva. Urumva neza? Ngiye n'umugore wanjye dufite uko twubaka urugo rwacu. Urabwubatse ko naho rero mama rwose ntiwagakwiye kumbaza impamvu y'utwo twenda kandi uzi ko twabyaye. Yegora urabazika. Yewe nuko warabyaye ntugasekwe. Ubu urumva bari kunkumuyo bivamo umwana. None ariko ababyeyi barabumza n'ukuri. Barakubakira urugo nawe ukajya ukarwiranda. Ariko ubwo ntimwumva igisa. Ariko abana bubuwe asa amashuri mwakandagiyemo mwayakuyemo. Wenda wize amashuri abanza gusada. Ariko se urugo ubwenge nanjye utazi gusoma no kwandika. Urugo rwawe rwabayindiriye abagabo nta nicyo bikubwiye. Ariko ibyo mubikura. Mwabaye iki mwababyeyi? Nabakoreye iki gituma mushaka kunteranya n'umugabo wanjye? Abagabo muvuga bansura bitwaye iki? Nese nzabuza abantu kunsura cyangwa nibo bagera hano bonyine? Tuza unazisenze nyina. Kuki ari bo bahahoza akarenge? Bonyine se? Nuriye mwana se mwiko ari uwacu. Mure mwumve. Kandi nawe ndatekereza ko utari se. Mama ibyo bintu uvuga sinzi ko umuntu yajya mu isoko ngo amenye uwamukozeho n'utamukozeho. Ariko rero niyo mwaba muvuga ukuri si ngombwa kuza mutera hejuru. Munatera hejuru ushaka. None mudatera hejuru. Njye ntera hejuru. Ndababwiye ngo nta kibazo gikemukira mu nduru. Buri kibazo cyose gikemuka abantu bacurutse.
kuki mubanza kwivuna mutongana nuko rero ngaho twacurutse gikemura ariko rero ubwo n'urwanjye mubimenye nubwo muri ababyeyi banjye mbubaha ariko nimukwiye kuza gutera intugunda hano ngo gentera intugunda jana none mutayiteza ubu ntimwazanye akavuyo hano niba ntabyo bakamuvuga mwamutashye rwose nanjye nkaruhuka niko bimeze kandi ukora byose upimisha uriya mwana kuko si uwawe rwose ariko ibi upimisha ibikize kandi wanze kumvira se na nyina yumvirije ariko ubundi niba mutakishaka mwambwiye nkasubira iwacu ko amafuta murangirana murantesha umutwe mumbuza amahoro hejuru y'iki iyo sukari mugura se ayo mata yanyu nzi se uretse ubwo burima bubiri n'ako kazu kuzuye imbaraga sa mwinjiramo mwihirinye n'iki kindi mwumva mwakangisha umuntu urabona igihe mwantereye zabayo wabyumvise ishira rye rw'isoni niba mutavuga warezwa umukobwa warezwa hangara se kuko kamucyurira ubutindi nzaba mbarirwa ra hanyuma se mwebwe ntimwigaya gusenyera abana banyu aho kububakira soni ese reka tuvuge ko dukoze amakosa da nk'ababyeyi nuko mukwiye guhana abana banyu ko ari mwebwe mutuma umuntu abubahuka cyakora ndagusabye mukecuru ndagusabye mukecuru ni nyoko naramaze uri mwako kayozo kawe urumva ko kayozo cyane mva mbese ubugambo bwa giti kanwa kabi akayozo si ubwo ni agaki akanwa kabi cyakora sinzongere kubona ukandagiza ibyo binono byawe muri uru rugo uranyumva sinzabibone uzaba n'ubugambo butambaye 12 binono umva dansi va hano muvana mugende rwose ndabona n'ukonje abagabo urumva muvana n'abagabo bagasaza tumuka muve hano umva nimumve babwire amahane y'aba bagore ndabona yatwikura urugo zaba ruramaze muzaze kuruzima twagiye vana amagambo bagasaza we mbega icyaka we adisomesha umva akamubwire umva kabyeri gakonje kaba ari sawa nari mpfuye icyaka cyari kimpitanye bana we nsereza ngo sinkugurira sha waba noneho ngenda gura ariko nuko uba wigize ibiki ugura imyumbati ngo nsengereye umuntu wawe rero ngo se ni ibya mugabo warahirya ntabwo ari ibyanjye umva rero nkubwire sha musa agacupa nkuguriye nakububwa